gufata kano kanya ngo mbashimire we wahisemo gukurikirana ibiganiro byo kuri Kam Media Production. Murasuzwa nanjye Kami Pro, tugiye kubana muri uyu munsi. Ngira ngo bamwe n'ubwa mbere mugiye kunyumva, abandi basanzwe banyumva cyangwa abandi baranzi, gusa uyu munsi nje nzanywe n'inkuru y'agahinda, y'akababaro ku bantu bakurikirana showbiz nyarwanda, ku buhemu burimo kubera n'ubugambanyi burimo kubera muri showbiz nyarwanda, kugira ngo bamwe bave ku mugati cyangwa ibyo bageragaho bibashe gusenyuka. Mu minsi ishize hagiye havugwa inkuru, bamwe na bamwe bakabipinga, abandi bakabifata nk'ubugambo, abandi bakabigira. Naracecetse nanga kugira kote njyaho, ariko nanjye nari ndimo gukurikirana nsesengura ngo ndebe uko bino bintu byifashe. Harimo kuvugwa ubugambanyi bw'umuntu bita Nyarwaya Innocent cyangwa uzwi nka Yago, kuri channel ye ya YouTube yitwa Yago TV show. Ubu ngubu tuvugana kano kanya, kino kiganiro uri kukibona channel bakoreragaho yasibwe, ntago ikiri kuri YouTube, ntago ikigaragara, nyine byarangiye burundu, ku buryo azakora indi cyangwa agashaka ubundi buryo bizagenda, cyangwa akaba yagaruka. Uyu munsi rero ndagira ngo muri uyu mwanya ufashe umwanya wo gukurikirana kino kiganiro, niba ari na suggestion, niba ari na pole, niba koko mwakundaga n'ibintu bya Yago, ugira icyo uvuga muri comment nk'ubutumwa bushobora kumwihanganisha, cyangwa niba ari n'inama wumva wamugira, cyangwa hari n'andi makuru waba ufiteho kuri ibyo bintu. Gusa byabaye ubwiru bukomeye kugeza ubwo uyu munsi bitakunda ko biba ubwiru, kuko ingaruka z'ibyabaye mu ibanga zirimo kugaragara ubu ngubu. Bino bintu navuga ko byatangiye mu myaka nk'itatu ishize, ubwo Yago yari atangiye kwagura ibikorwa bye, ubona ko hari intambwe atangiye gutera. Bivugwa ko rero ashobora kuba yaragambaniwe na bamwe mu bo bakorana ibyo biganiro cyangwa interview, cyangwa se mu nkuru ziba ziri hano muri public. Bamwe hari abo bashyira mu majwi, bamwe nta motifu bafite zo kubashyira mu majwi, hari n'abo bavuga bashingiye ku makesi yaba yarabayeho mu gihe cyashize. Ngira ngo bino bintu, ndagira ngo uyu munsi duse nk'aho tuvanamo urujijo. Harimo n'abarimo gushaka kubyuriraho ngo babone hit, babone fame, babashe kuvugwa, ariko baravugwa mu gahinda kundi, barimo kuvugwa mu marira y'undi. Kuko niba umuntu agerageje kugira ibyo yacavinga, umuntu akicara iwe akumva ko agiye gusenya cyangwa gukuraho imbehe yagaburiraga mugenzi we, ibyo ni umutima mubi no gushaka kwikubira. kandi YouTube ni isoko rusange, ni nk'isoko ugurirwa n'umukiriya wawe. Niba atari umukiriya wawe, so nyine nta kintu byagakwiye kuba bivuze. So rero abantu barimo gushyira mu majwi, hatinze abantu barimo gushyira mu majwi, harimo uwo bita ngo Junior Giti. Uyu Junior Giti navuga ko impamvu ari gushyirwa mu majwi, bamwe na bamwe batarimo kuyemeranyaho, kuko ngo usanga barimo gutanga amamotifu agiye atandukanye, bamwe banabeshya. Ngira ngo ku bijyanye n'impamvu ya Junior Giti yo, hari uburyo iri mu rundi rujijo rurenze urugo tuba tubona. Aho ikindi kintu, hari umwanzi wakomeje gufatwa nk'umwanzi wa Yago mu myaka nk'ibiri ishize. Junior Giti wenda tutamutinzeho, reka tujye kuri kote yuza ku mwanya wa mbere mu bashyirwa mu majwi y'abantu bagambaniye Yago. Uza ku mwanya wa mbere bamwita
Isimbi TV cyangwa Umurungi Sabe. Impamvu ashyirwa mu majwi rero zo benshi barazizi, ariko impamvu ashyirwa mu majwi nyamukuru ni uko hari amakese yagiye abanza bakayahuriramo, ariko ayo makese bagiye bahuriramo ugasanga wenda birangiye gutyo, wenda nta ngaruka zikomeye zibaye kuri Yago. Mbere hari ibintu byagiye bivugwa ariko ntabwo byabashije kumenyekana cyane, hari n'ibyo Yago yagize ibanga, nanjye kuko byabaye ibanga nyine ntashaka gutangaza, ariko hari kese nyinshi zitari nziza mu mibanire yabo, kuko naho wagendaga ubona hari Yago ntabwo wari kuhabonaga Sabe. Ikindi kintu, kwa kundi basangira abantu bakoreye ku macano, ugasanga niba umaze gukoresha Yago muhuriye ahantu, niba Yago amaze gukoresha wenda Yaka, icyo kiganiro ubonye n'undi cyakozwe umunsi umwe, ukibonye ku Isimbi TV ariko na Yago yagishyizeho, oya, nta collaboration nk'iyo ngiyo n'undi yabagaho mu bijyanye n'uko ibintu bimeze. Rero icyo navuga kindi ni ukuvuga ngo iyi nkuru, umuntu ushyirwa ku majwi ku mwanya wa mbere ni uwo bita Junior Giti, bitewe n'uko ashobora kuba ari we wabaye imbarutso yo kugira ngo ibisenyutse. Ngira ngo bino bintu feedback barimo kugenda bazikomparinga mu buryo butandukanye, ariko nicyo gihe nawe iyo wumvishe inkuru nk'izi ngizi, buri wese aba afite ubushakashatsi yakoze cyangwa impamvu yagendeyeho kugira ngo abe arimo gutangaza ibyo arimo kuvuga. Ni ukuvuga ngo nawe ntabwo biba bivuze ngo bimire gutyo, ukomparinga amakuru wagiye ukura ahandi kugira ngo urebe neza niba batakubeshye, kuko abenshi nabonye barimo kuvuga inkuru, harimo n'abantu birinze kugira by'umwihariko na bariya abantu bamamaye cyangwa barimo kuvugwa muri izi nkuru, nta kintu barimo kubivugaho. Urebye bameze nk'abemeye icyaha, cyangwa nk'abantu nyine ubona ko bagize icyo bavuga cyagira impact nabo ku bintu byabo bakora. Undi muntu urimo kuvugwa wa gatatu, uza ku bwanya wa gatatu mu bantu bavuga ko bagambaniye Yago, ni uwo bita DJ Brian. DJ Brian rero impamvu avuga ko yaba yaragambaniye Yago, ngo ni bimwe mu biganiro yakoraga bikanyura kuri Yago TV show, ariko birimo kwenyine. Izo kwe zikaba arizo zifashishijwe ari zimwe mu byifashishijwe kugira ngo ashyirwe hasi. Bigaragara rero ko ari umugambi wateguwe, bikaba bimaze igihe bitegurwa, uyu munsi akaba ari bwo byabashije gushyirwa mu bikorwa kugira ngo Yago ashyirwe hasi. Ni ukuvuga ngo uburyo bundi bino bintu byagenze mu minsi yashize, hagiye havugwa inkuru y'uko batabanye neza n'iki, ubundi ukabona ni ukwiyerutsanya n'iki, ariko nyuma ya biriya bintu tuba tubona mu ma interview ndahehe, hari ubundi buzima baba bafite babamo. Ubwo buzima rero nibwo bugira ingaruka nini mu bijyanye n'imihindagurikire y'ibintu bimwe na bimwe. Ikindi kintu kindi nababwira, wenda mu bantu barimo kuvugwa bakomeye cyane mu bugambanyi bwa Yago, bwakorewe Yago, undi muntu urimo kuvugwa ni Fata ku Mavuta. Fata ku Mavuta amaze iminsi arimo kuvugwa muri showbiz yo mu Rwanda, ariko uburyo arimo kuvugwaho navuga ko arimo kwamamara. Ni byiza, ni umuntu wakoze, afite aho yavuye, yamaze imyaka myinshi yihiringa. Abantu benshi turamuzi mu bitangazamakuru bitandukanye, ku mateleviziyo atandukanye.
mu biganiro bya showbiz turamuzi, ni umuntu ushobora kuba azi firidi arimo, ariko uko uyigiraho firidi nyinshi uyimenyaho firidi byinshi, niko habaho risike y'uko ibyo byinshi urimo kumenya bigira nanone izindi ngaruka nyinshi. Nawe rero fata ku mavuta akaba arimo kuvugwa mu bantu bamugambaniye. Undi muntu urimo kuvugwa mu bamugambaniye ni Philpeter The Choice. Philpeter muramuzi muri bimpame n'izindi nyinshi, amatako karyoshye se ngira ngo muramuzi aririmba izo ndirimbo. Nawe rero akaba bari bafite YouTube channel yitwa The Choice Live. So rero bivuze ko nawe ari umwe mu ba competitors bahuriye muri iyo firidi ya content creating. So bigaragara rero ko mu Rwanda atagiye kuzamo ibintu by'amashyari. Havugwa ko harimo amashyari hagati ya, ubwo nimvuga DJ Philpeter uhite wumva ajyanye na Irene, kuko nyine bakorana icyo kiganiro kuri The Choice Live. So ubwo nabo bakaba barimo kuvugwa mu bantu bagize uruhare mu kugira ngo Yago TV show ubu ngubu ibe itakirimo gukora ibiganiro byayo, bikaba bishoboka ko itazongera no kubaho, yanabaho igatangira kuri zero. Bino bintu byose rero bimaze kuba kuri Yago, ubundi kugira ngo YouTube channel ikurweho, hari icyo twababwira nyine ku bijyanye no kugira ngo, hari abantu batiyumvisha n'uburyo bino bintu biba byabaye, biba byagenze. Umuntu se ashobora gutuma ikintu cy'umuntu kigenda, yego nibyo rwose ashobora gutuma kigenda. Rero ndagira wenda mbasobanurireho gakeya ku buryo ibintu biba byagenze, kugira ngo n'ubutaha niba ari nawe uri umu content creators, umenye uburyo witwara, umenye ko amashyari abaho, umenye ko nyine umenye ko abantu twese tutari beza, ushobora kugira ibyo ugeraho ariko hari abantu benshi batarimo kubyishimira. Nkanjye urugero naguha, hari umuntu umwe wo muri showbiz hano mu Rwanda twari turimo tuganira, arambwira ngo turimo kuganira kuri ino saga, arambwira ngo ndavuga ngo ariko Yago yarenganya, hafi ngo nagende ngo ariyemera nk'iki ati se ubundi mujya muvuga ngo ntabwo tuvugana, ngo ariko ngiki ngo mba mbibona, uritora ukanga umuntu ntimuvugana, nta kintu akugize, nta kintu muvugana, nta ry'iwanyu, nta kintu akwatse, ukumva gusa ngo ngewe nyine iyo mubonye ngo numva mwanze. So guys, dushaka bwareka tukarushaho kubana neza, kugira ngo duhore dupfa ubusa, kuko ibyo kwanga umuntu se nta kintu yakugize. Reka dukomeje rero ku bijyanye wenda n'impamvu zifatika zaba zatumye Yago TV show, uburyo biba byagenze kugira ngo wenda abantu babukure ku mbehe, wenda niko nabivuga. Ubundi YouTube igira ingamba ebyiri. Navuga ingamba eshatu, reka mbivuge neza byose uko bimeze wenda kugira ngo hatazamo urujijo. Hari ingamba eshatu zikomeye zo kurinda abantu bareba, zo kurinda aba content creators, abantu nyine mukora ama video yanyu mukayaploadinga. Hari uburyo bwo kurinda abareba nyine audience, mwe mukurikira ibiganiro kuri YouTube. Hari no kurinda abantu bakoze ibihangano by'umwihariko, ibihangano by'umwihariko nimbivuga wumve nk'indirimbo wenda ya Bruce Melody, indirimbo yande, ubwo ikiganiro cy'umwihariko cyawe bwite wisangije wowe ubwawe, ntago ari interview. Kugira ngo ubyumve neza, ni ikiganiro kiba kirimo cy'umwihariko ushobora kugenda ukandikisha muri RDB cyawe. Ariko ikiganiro interview biragoye ko yajya muri ubwo buryo, cyangwa filime, bitewe n'uko igaragaramo. Filime nayo birakunda ndetse cyane, ariko bisaba ngo ibire ku rwego rw'aba viewers. Hari standard ugeraho akaba ari bwo wemererwa ubwo buryo bundi. So rero iyo hari uburyo bwa copyright
strike, hari uburyo bwa copyright claim, hari n'uburyo bwa community guideline aribwo burinda audience. Rero uyu munsi reka mbabwire wenda kuri community guideline, nubwo wenda ntabura kubasobanurira kuri utwo ngutwo tundi gakeya. Copyright strike ibaho iyo umuntu yareze ko wamwaprodingiye video. Copyright claim ibaho iyo wakoresheje agace cyangwa ikiganiro cyose cyangwa agace k'ikiganiro cyakunzwe kuri social media ariko utagifitiye uburenganzira, nyiracyo yaracyandikishije muri YouTube cyangwa ko gifite content ID. Iyo gifite igihe cyose gifite content ID ntago wapfa kugikoresha muri content yawe. So okay, rero nkomeje kuri community guideline, mu buryo nyine barinda audience ireba ikurikira ibiganiro. Yago rero ibyamubayeho ubwa mbere yarezwe harassment cyangwa guharabikana. Iyo ibaye iya mbere uhagarikwa icyumweru kimwe udakora, utemerewe kwa uploadinga, ubundi ukaba usabwa kumara byibuza amezi 3 nta rindi kosa urakora rijyanye iryo ari ryo ryose kuri YouTube. Nyine uraho ukoremo gukora neza ariko nta kosa urakora amezi 3. Noneho iyo bibayeho inshuro ya kabiri, yenda iyo bikubayeho bikongera kukubaho bwa kabiri amezi 3 atararangira, iba copyright strike ya kabiri, iba nako community guideline ya kabiri. Iyo zibaye ebyiri uhagarikwa ibyumweru 2 utaprodinga, ukaba n'undi ufite gutegereza iminsi 30 uhereye igihe amezi 3, ubwo ni iminsi 90 ufite kuyitegereza. Okay, ubwo rero iyo bibayeho bwa gatatu nibwo channel ihita ikurwaho. Ari nabyo byabaye kuri Yago. Ni ibintu tutari twiteze, ni abantu benshi byababaje, nanjye ndimo. Abantu mwese byababaje kabisa, kandi pole, by'umwihariko pole kuri Yago. Maze kino kiganiro ngo mushimire ubwitange n'umurava yashyize mu mikorere ye, na benshi yafashije kuba bafite aho bageze. Nizeye ko vuba ashobora kuzagaruka hakabaho izindi mpinduka muri showbiz, kuko ni umuntu w'umuhanga, azi ibyo akora, nubwo imbogamizi zitabura muri public cyangwa muri rusange. Kandi nasaba ngo rwose byatwagereza tukagira urukundo, aho yango twirirwe dushwana turwana dupfa ubusa. YouTube simbehe yaso, ariko urafuha, urabangama, ibintu bitari byiza rwose. So rero ngira nafashe uno mwanya, nashimira umwanya mwafashe wo gukurikira kino kiganiro. Mwakoze cyane. Abasaba ko mwakora subscribe wenda kuri iyi channel, bibaye mubona koko hari ikintu mwazahungukira, kandi mbijeje ko ibiganiro byiza biri imbere. Shalom. Gusa ikindi nababwira, wagira ibibazo bijyanye na YouTube yanyegera nkamufasha ibishoboka, kubera ko nanjye hari uburyo maze kubimenyeramo, cyangwa hari umuntu uzi ufite ibibazo biri aho ngaho yagize ibyaha bijyanye na AdSense, kubona amafaranga kwa applyinga baramwangira buri gihe se, ibindi bibazo nk'ibyo gira kuri YouTube yanyegera nkamufasha. Tuzasubira ubutaha. Salom.
nje nzanywe n'inkuru y'agahinda.